Yes, nyemerera nkusuze kandi nkwifurize kugira ibihe byiza wowe ukunda ibiganiro bya Iris Rwanda TV, twizere ko umeze neza aho uherereye hose hirya no hino mu gihugu. Abari mu majyaruguru, amajyepfo, iburasirazuba, iburengerazuba, abari mu mujyi wa Kigali ndetse n'abadiaspora, ubwo ni abanyarwanda baherereye nyine mu bindi bihugu bitari u Rwanda, mwese tubifurize kugira ibihe byiza. Ushobora kwibaza uti muri aka kanya nzanye iki? It's a breaking news. Yitwa Nkundineza Jean Paul. Uyu ni umunyamakuru wanditse izina rikomeye cyane by'umwihariko mu myidagaduro hano mu Rwanda. Uyu nguyu Jean Paul Nkundineza, nyuma y'ibyo yagiye atangaza ndetse akaza kubikurikiranwaho n'urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha RIB. Kuri iyi nshuro urukiko rwari rwamaze kuba rwose rusoma urubanza rw'uyu mugabo ndetse rugira ibyo rumushinja. Hari ibyo yarezwe, hari ibyamufashe, hari n'ibitamufashe, hari ibyo yemera, hari n'ibyo atemera, ariko urukiko rwo rwamaze kumukatira igifungo cy'imyaka. Turaza kukubwira muri iki kiganiro amafaranga yaciwe ni menshi cyane, aya nayo turaza kuyagarukaho ku buryo burambuye muri iki kiganiro. Ariko kandi si aya makuru gusa turagarukaho, turaza kurebera hamwe amakuru ari kuvugwa mu myidagaduro menshi hano mu gihugu cyacu cy'u Rwanda, ndetse kandi igihe kidukundiye twakerekeza no hanze y'u Rwanda tukakubwira amwe mu makuru agezweho by'umwihariko nyine mu myidagaduro. Byose nibyo turaza kukubwira. Reka mbanze ngusabe gukora subscribe kugira ngo tujye tubana mu biganiro byacu bya buri munsi. Kora subscribe, ukande like ndetse ukore share, ariko kandi uduhe n'igitekerezo kubera ko ni ingenzi byose kuri twebwe no kuri wowe, kubera ko ibi nubikora byose biraguhesha amahirwe yo kujya ukurikira ibiganiro byose bitambuka hano kuri Iris Rwanda TV. Tuzajya tubana buri munsi. Njye nitwa Jean Bosco Kabayisenga, nyemerera nkuhe ikaze ku buryo burambuye. Duhere kuri uyu munsi nyine wa tariki 18 z'ukwezi kwa kane umwaka w'ibihumbi 2024, urukiko rwakatiye igifungo umunyamakuru Nkundineza Jean Paul. Urukiko rw'ibanze rwa Nyarugenge rwahamije umunyamakuru Nkundineza Jean Paul ibyaha byo gutukana mu ruhame no guhohotera uwatanze amakuru, ahanishwa igihano cy'igifungo cy'imyaka 3 n'ihazabu y'amafaranga arenga miliyoni 1 ndetse n'ibihumbi 100 by'amafaranga y'u Rwanda. Umunyamakuru wari umaze kwamamara cyane kuri YouTube avuga ku nkuru z'ubutabera, Jean Paul Nkundineza nyine uyu nguyu akaba yaramaze kuba yamamara cyane, akaba yakatiwe nyine igifungo cy'imyaka 3 n'ihazabu y'amafaranga asaga miliyoni 1 ndetse n'ibihumbi 100. Gusa kandi nyine bikaba bivugwa ko uyu nguyu Nkundineza Jean Paul ashobora kuba yajuririra iki cyemezo. Byose ngo nibyo agomba kuba aganiraho n'abavoka biwe. Nyuma yo kuburana mu rukiko rw'ibanze rwa Nyarugenge, umunyamakuru Nkundineza Jean Paul yasomewe nyine umwanzuro w'urukiko nyuma yo gusuzuma ubujurire bwe. Mu myanzuro yafatiwe Nkundineza Jean Paul, urukiko rw'ibanze nyine rwamuhanishije igifungo cy'imyaka 3 n'izahabu y'amafaranga asaga miliyoni 1 ndetse n'amafaranga ibihumbi 100 by'amafaranga y'u Rwanda, nyuma yo kumuhamya ibyaha nyine birimo gutukana n'ibindi nagarutseho haruguru. Nkundineza yari yagaragarije urukiko ko nyuma y'uko akoze ikiganiro yaje gusanga yarashizemo amarangamutima menshi, nyuma aza gukuramo igice yabonaga cyateza ikibazo. Ikiganiro kimaze isaha imwe gusa kigiye ku muyoboro we wa YouTube, aho yagize ati: "Ntacyo mpfa na Miss Mutesi Jolly cyari gutuma mutuka, kandi nta hantu na hamwe njyewe nigeze muvuga ngo numve ko ari ikibazo. Rwose ndatekereza ibyo navuze n'ibyo nakoze ntabwo nari mbigambiriye." Ibi birego byose Nkundineza Jean Paul aregwa ni ibirego byose bifite aho bihuriye n'ikibazo cya Prince Kid, uyu nguyu Ishimwe Dieudonné, ubwo nyine habaga ikibazo muri Miss Rwanda, cyangwa se by'umwihariko ikibazo cyatewe na Rwanda Inspiration Backup cyari kiyobowe na Ishimwe Dieudonné uzwi nka Prince Kid. Uyu nguyu yahamijwe ibyaha bigiye bitandukanye ndetse aza no kubijuririra, birangira arekuwe n'iki, ubundi nyine arajurira, arongera araburana ndetse ngo ibyaha biramuhama, nubwo na n'ubu amakuru ataramenyekana niba koko yaba yarafunzwe cyangwa atarafunzwe, kubera ko nyuma y'uko ibi bibaye yakoze ubukwe, ndavuga Prince Kid na Iradukunda Elsa.
baza no kubana nyine basezerana imbere y'amategeko, ariko nyuma biza kuvugwa ko ubushinjacyaha bwajuririye umwanzuro wari wafashwe ko arekurwa, ndetse biza kwemezwa ko ashobora kuba yafungwa, ariko kugeza magingo aya nta makuru y'ukuri ahari. Ibyo uzumva ku mihanda nyine ni ibyo ku mihanda. So rero nyuma y'ibyo bibazo byose bya Prince Kid, ni ukuvuga ngo ubundi uyu nguyu umunyamakuru Nkundineza Jean Paul yari ari ku ruhande rwa Prince Kid, ndetse yari ashyigikiwe n'abantu benshi, ku buryo Prince Kid nyine bamwe muri bo bumvaga ko arengana. Nyuma yo kumva ko arengana, bakumva nyine arafunzwe, ibyaha biramufashe, aragize ati, bamwe mu bantu bagiye batandukanye bagiye babura uko bikontora, cyangwa se buri wese akavuga uko abishaka, uko abyumva. Niho nyine uyu munyamakuru Nkundineza Jean Paul yagiye kuri YouTube yiwe atangaza amagambo akomeye akakaye agaragaza ko Miss Mutesi Jolly, uyu nguyu nyine byavugwaga ko ngo bahanganiye umwanya wa Rwanda Inspiration Backup, ngo kubera ko Mutesi Jolly yashakaga kumuhirika, maze uyu nguyu Nkundineza Jean Paul ajya ku muyoboro we wiwe wa YouTube atangaza amagambo akomeye, uburyo Mutesi Jolly ngo ari umugome, uburyo Mutesi Jolly ngo ageze ku mugambi we wo guhirika Prince Kid, ngo nagende yigurira icupa, ngo ibyo yakoze abigezeho n'ibiki, n'andi magambo menshi twebwe tutasubiramo. Gusa nyine ibi ni bimwe mu byaha cyangwa se ibirego uyu nguyu Nkundineza Jean Paul yari akurikiranyweho, agakunda kugaragaza ko byose abyemera, by'umwihariko nyine byo kuvuga amagambo mabi cyangwa se amagambo atari meza, ariko akavuga ko yabikoreshejwe na emotion nyine nk'umuntu akunze kugarukaho, akunze kugaruka ku kuba nyine atari akwiye guhanwa kubera ko ngo yavuze ngo umunyamakuru nabi, cyangwa se ngo yavuze ngo undi muntu nabi, cyangwa se yavuze Mutesi Jolly nabi, ngo kuko ni umunyamakuru ufite ikinyamakuru akorera kizwi, ni umunyamakuru nyine bizwi, yakabaye akurikiranwa nyine n'urwego rw'itangazamakuru kurusha uko yakurikiranwa n'izindi nzego. Kuri we abona ikigo gishinzwe nyine wenda hari itangazamakuru wenda nka RMC yakabaye yaramukurikiranye, cyane ko nyine abanyamakuru bagira urugaga bahuriramo, ari rwo rwakabaye rubakurikirana, ndetse kandi mu mahame y'urwo rugaga ibyo bibamo ku munyamakuru warenze amahame ko ashobora guhanwa, ariko nyine binyuze muri urwo rugaga. Kuri we nyine ntabwo yumva impamvu hajemo izindi nzego zo ku ruhande, nyamaze urwego rumureberera rwakabaye ari rwo rwamukurikiranye. Ibyo byose nibyo uyu nguyu Nkundineza Jean Paul yagiye atangaza. Gusa nyine byamaze gutangazwa ko nyine imyaka 3 tayari yamaze kuba yicakira, ariko kandi n'ihazabu y'amafaranga asaga 1 miliyoni ndetse n'ibihumbi 100 by'amafaranga y'u Rwanda. Ni amafaranga atari make. Uyu nguyu Nkundineza Jean Paul nyine akaba yaramaze kwamamara nk'umunyamakuru ahanini uvugira rubanda, uvuga bya bibazo, usesengura bya bibazo nyine by'abantu nyine rimwe na rimwe twavuga ngo baba barenganyijwe. Akaba hari wenda ari nawo mu gihe yari arimo ubwo yakoraga ikiganiro nyine kuri Mutesi Jolly, igihe byamaraga gutangazwa ko Prince Kid cyangwa se Ishimwe Dieudonné amaze kuba nyine ahamwa n'ibyaha, agenda nyine n'umujinya mwinshi ati Miss Jolly iki n'iki, like nyine nk'umuntu warenzwe n'amarangamutima. Ariko nyine byose byaje gukurikirwa nuko nyine akurikiranwa n'urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha, maze rumushyikiriza ubushinjacyaha. Uyu nguyu nyine akaba yarakunze kugaragara nyine atarya indimi nk'uko bamwe bamuzi, akaba ari nabyo nyine twavuga ngo ari kuzira uyu munsi. Ariko nyine icyo ushobora kumenya, ntabwo ibyo ngibyo ari byo ari kuzira. Icyo ari kuzira cya nyacyo ni ugutuka umuntu cyangwa se kwataka umuntu mu ruhame, ariko kandi utabifitiye n'uburenganzira, rimwe na rimwe ukanarengera. Bantu banjye rero mujye mumenya ko burya ntuzajya uvuga umuntu, ujye umenya uburyo ugomba kumuvuga. Buriya niyo ututse umuntu aba afite uburenganzira bwo kukuripotinga cyangwa kugutanga, maze ubushinjacyaha bukagukurikirana. Iyo ibyaha nk'ibyo biguhamye, by'umwihariko nyine ugomba kuba uhanwa n'amategeko y'igihugu akenshi tuba twaritoreye. So ngayo nguko rero ikibazo cya Nkundineza Jean Paul gifite aho gihuriye na case ya Ishimwe Dieudonné uzwi nka Prince Kid, gifite aho gihuriye nyine na Mutesi Jolly. Nagarutse inyuma gatoya nyine kugira ngo nyine ngende mwibutsa aho byahereye, kugira ngo nyine ubashe kumenya ese yazize iki, byagenze gute. Uyu nguyu rero biravugwa ko rwose
amakuru yaturutse aho uru rubanza rwabereye biravugwa ko nyine agomba guhita ajuririra iki cyemezo vuba na bwangu, ngo we kuri we ntabyumva cyane ko ngo ikigo nka RMC cyangwa se urugaga nyine rw'abanyamakuru rubareberera ngo nta kintu rwari rwabitangazaho, ngo ari nayo mpamvu kuri we abona ko yaba ari kuzira ubusa.